Yes, iyi ni Gikundiro TV show, ndizera yuko kandi mukomeje kugubwa neza. Ni amakuru yacu rero ya entertainment. Ahangaha rero amakuru mashyashya cyane, reka nkubwire yuko umwana utarengeje imyaka 16 abangaba rero u Rwanda rugiye kubakumira mu gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ahangaha rero uti byagenze bite, ese habaye iki? Hagatanga rero ndaje nkunyuriremo muri make cyane. U Rwanda rugiye gukumira abana batarengeje imyaka 16 ku mbuga nkoranyambaga. Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation ahangaha yatangaje ko ndetse ngo yatangiye gutegura gahunda yo gukumira abana bafite imyaka 16 ndetse kumanura ku mbuga nkoranyambaga ngo ku buryo batazongera ndetse kuzigiraho konti ndetse ngo cyangwa se kuzijyaho ngo barebe ibyashyizweho bari mu Rwanda. Ahangaha rero byatangajwe na Minisitiri w'Ikoranabuhanga ndetse na Innovation. Ahangaha rero Ingabire Paul ahangaha ni mu kiganiro yahaye RBA. Nanone kandi ubushakashatsi bwa Minisiteri ahangaha y'Ikoranabuhanga na Innovation ahangaha bwagaragaje ko ndetse ngo abana 46% ndetse bajya mu by'ikoranabuhanga ndetse bifashishije telefone zirimo iz'ababyeyi n'izabo cyangwa se mudasobwa zo ku mashuri bigaho. Ahangaha rero Minisitiri Musoni yavuze ko ndetse ngo hagati ya 30 na 35% y'abana ndetse ngo babajijwe bagaragaje ko ndetse ngo bahura n'ibintu bibahungabanya ndetse mu buryo butandukanye. Ati twasanze iyo bari kuri internet ndetse cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane izagaragaye ni TikTok na YouTube aho bahuriraho ndetse n'ibibazo yaba ari byo bashyiraho byangiza ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina ndetse ibibazo mbese bibahungabanya mu buzima bwabo. Ahangaha rero nk'abana yavuze ko abana usanga bafite ubumenyi ndetse bwisumbuye ku bw'ababyeyi n'abarimu ndetse ngo bashinzwe kubitaho bityo ndetse ngo bigoye kubarinda ndetse ngo kwangizwa n'ibyo bareba ngo ku mbuga nkoranabuhanga. Aha rero bikaba bivugwa neza yuko mu Rwanda umuntu afungura konti ku rubuga ndetse nkoranabuhanga urwo ari rwo rwose hatitawe ku myaka afite ndetse ngo n'abashobora kureba amashusho cyangwa se ibindi bishyirwaho ntihitabwa ku myaka yabo. Ahangaha rero Minisitiri Ingabire ahangaha yavuze ko icyo turimo kureba hamwe ni ugushyiraho uburyo ndetse kandi tumaze kubibona mu bindi bihugu bimaze gufata izo ngamba aho abana bafite imyaka 16 kumanura batemerewe ndetse kujya ku mbuga nkoranyambaga. Ahangaha rero ati rero ni ibintu tumaze kubona mu bindi bihugu. Ahangaha rero bikorwa kandi bikorwa neza. Ati kandi tukabijyamo neza ndetse n'ibigo bitanga interinete tukabijyanamo. Ahangaha rero n'ibigo bishinzwe izo mbuga nkoranyambaga bizitunze. Ahangaha rero tukabijyamo n'ababyeyi n'abana ku buryo ndetse umwana wese ufite imyaka 16 atemerewe gutunga konti kuri izo mbuga. Ahangaha rero ku mbuga nkoranyambaga ahangaha rero ngo atanemerewe no kuzijyaho.
ngaha yasobanuye ko uko ibihugu nka Indonesia, Australia byashoboye gukumira abana ku mbuga nkoranyambaga, u Rwanda narwo rwifuza ko ndetse rushyirwa mu bikorwa. Ati rero nibyo turimo gukoraho ubu dufatanyije n'inzego zitandukanye ndetse ngo kugira ngo turebe nidushyiraho iryo tegeko tuzaherekezanya dute nabo bose kugira ngo nk'uko bikora mu bindi bihugu natwe bishobore gukorwa mu Rwanda, dushobore kubungabunga uwo mutekano w'abana bacu ndetse nibura umwana w'imyaka 16. Aha ngaha rero tube tuzi ngo izo mbuga nkoranyambaga ntashobora kuba yazijyaho. Ngaho rero nguko rero uko bimeze byo kubungabunga imbuga nkoranyambaga. Aha ngaha rero abana bato cyane kuva ku myaka 16 rero murumva neza yuko rero byanga byakunda ntabwo mwemerewe kuba mwajya ku izi mbuga nkoranyambaga. Mukomeze mubane natwe gatanu ku kandi tugiye kujya tubagererayo ku makuru ameze neza, ku makuru agezweho gatanu ku kandi. Komeza ubane natwe rero gatanu ku kandi.